muga dufashe wewe nta kiri dushaka dufashe ibintu bimubayeho nakumva dufashe neza ibyo bituma mwipimira igihe sohoka niwe bari kubwira ntabwo ugiye byemera nawe genda nanjye sohoka itonde humura ndamufasha ni umuntu munyereye nihangane muga meze nabi dufashe mureke nacyo ndazi nzamwite byara wanjye Juru ko mbona uze cyane ngutezeyo nta kintu nashaka kukubwira Juru ko mu minsi maze muri uru rugo sinzi mba ni imyitwarire y'urugo rwawe nkaba sinzi ingo abantu bose nuko bazubaka ntushaka kumbaza maze ubushaka kuzona kwaje ngo ingo abantu bose mufite urugo rwanyu bazi ibibazo byose ushaka kumbaza mbisubirize rimwe icyambere ngiye nabonye imyitwarire yawe kuri musaza wanjye ora ntago ari byiza niba ari uko bazubaka rwanjye nzaba nitonze nakora bifite nk'iyo ariko se mukoreka nkubaze aka kanya utangiye kunyinjirira no mu rugo rwanjye tayari no mu cyumba no ku mugabo ni mana yanjye utangiye kunyinjirira ahantu hose utangiye kumenya ko ufata nawe umugabo utangiye kumenya ngatanga ko ibyo wamukora nanjye utabinkorera urumva ibyo nkubwiye sari wari ufite uburenganzira bwo kugura ugasohoka ukagenda ukansohokera mu rugo ngewe ngasohoka cyangwa ugasohoka cyangwa wahenda gusa icyo nakubwira cyo ugende gake muko uzi ko nje ukansohokera urugo ukagenda ugasohoka wari uzi ko ufite uburenganzira aha ntankwibaye gusa icyo nakubwira wacyumvise ako se kuko marangi nk'ibintu ntabigenze gute byembe naransuzuguye mana ya n'undi na mushiki we dore ibintu utangiye kunkorera
babuja amakuru muduhahire ku mineke imineke ni 300 abana banjye bagiye kumenya ihangane no kuri mpahire ufite nanone goromisheri iyo ntacyo nayimaze nta kibazo nindangura goromisheri muzampahire uzambwira byari mbese shaka ntabwo waba uherutse kunsura hano mu rugo ntabwo nari mperutse kubera akazi kenshi guhurira mu kazi ariko ndabona furasheri zimeze nabi iminwa arenze reka tubireke rero tugaruke mu buzima niyo wajiga rero ndabona igiye kunanira nuramuka wumvishije nabuze mugahamagara polisi uzahere ku ijoro no muzakora iperereza kuko ubu ngafite gahunda yo kumwica kuzi ko Juru ari umwana mwiza umwana mwiza Juru wowe uramubarizwa nawe hajya murasengana turasengana yani mu ruhe rusengero restoration n'iyindi inspiration urwo rusengero narwo nakinjiramo kubera iki Juru urabona ari no mu protocole ntabwo narwinjiramo pe ntabwo byabura kuba utuntu twinshi mu rusengero kambwire shana ntakubeye tuzira ureba umugore ugeze ku rwego rwo kuba yaniga yakunyaga mupfike dutazinziriza yembe ni umuvandimwe ugira umutima mwiza kuri ye kuki yazanye umugore umeze kuri we iyo bajya bavuga ngo nakasa mutwe areza cyangwa gushaka kumutwara umugabo jewe uraseganza wanjye ubona namureka agashaka yembe ufite umugore ya njye naracishijwe ntabwo wasanga afite ikintu akoze ubu nimba tubona byibuze amasaha abiri ya nimugoroba wowe mu kazi tukarangiza amasaha abiri niyo yatuma nza nkigira ishitani kugeza ku rwego rwo gutwara umugabo w'abandi nakubwiye ngo uri umuvandimwe niwumva utakiri kunyumva uri kunica ku kamba afite gahunda yo kumwica kamubaza ishani ko cyakundangira akazi hano gusa ntawazikwepa nyine biba biri mu nabonaga nyine agana nyine inzira ijya mu ijuru nabonaga atari umuntu mubi ijuru nawe ntawabikwepa nyine ntabigangira wabona ari ibye nawe shani ndakubeshya nsigaye nibona umutima ugasenga ehe jya wihangana nyine unasenga cyane kugira ngo Imana iguhe gutuza no gusenga yica biranije rero ushobora kuza ngo ngiye koza n'amasahani mba ndangije akazi kanjye mbese wumva ngo Aisha nsigaye nanjye ndi umukozi nyine jya wihangana ugakore ugahemba nyine noneho uzi kubona akabyaro uri kukwidogaho urabizi nyine ntibiba byoroshye ariko nyine urihangana ndagiye kuma nyine mu kazi kandi ukomeze no gusenga ugume mu kazi nawe ukagume ubasuhuza bo mu bantu ya muraboneza nari nakwamamaza nari masaka n'abakora turabishimiye muraho reka tubakire mwatugemuriye rwose muradutuye ni karibu nimwicare yego murakoze urugendo rwabaye rurerure iri zuba hanze rimeze ritira izuba ni ikibazo gikomeye kubera n'akazi tuba tunarimo hari igihe dukora ijoro impamvu byose nyine wumva ari ikibazo byagendaga biragenda ni gake gake nawe uri hano wenyine ndi kubona uri wenyine kere yagiye
kariya yagiye mu baturanyi yagiye gukina n'abandi bana akana kazamenya ubwenge akunda gusabana ntabwo akunda nta kibazo nyine andi makuru se muri iyi minsi amakuru ni gake gake barashora baranteye umwana wanjye bari bamwishyuza uretse Nyagasani wabi habaye nyine nasanze umwana bamuzirikiye inyuma bamuhambiriye ku munwa reka abo bantu ntibamenyekanye se ntabwo twabamenye ngo cyari ikigabo kinini ngo cyambaye masike ngo cyahise kirukanka nyine kikanze umuntu akomanze ku muryango agiye kwinjira gihita kiruka gisohoka kiruka ntabwo twabashije kumenya uwo ari we ariko nyine kuri ku bwanjye numva amarondo bayakaza rwose ko ntabwo bwari bwanakije cyane twakiri kare nka saa kumi n'ebyiri n'igice urabona icyo kibazo muri iyi minsi nabyumvaga ari ikibazo cy'urugomo none urumva ikibazo noneho kinabaye kuri mwebwe hano hantu rwose umutekano waho ariko uko byenda kose twe ni akazi kacu natwe nka polisi ikibazo kimeze gutyo kikagezwa mu buyobozi tunyuzamo tukabikurikirana tugashyiramo imbaraga noneho zikomeye noneho kuba unabimbwiye nawe nka mabukwe ugomba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane ngomba kubafasha cyane iyi wa muntu wanjye guhera ejo naramuhamagaye telefone ntiri gucamo na nimugoroba telefone ye narayibuze ngiye maze nk'iminsi nk'itatu muhamagara narakure nta makuru ye ariya bosi we ntayo numva ariya nyirabuja nta gakuru pe ahubwo ugize imana wari uje nagiye kubaza wowe ntabwo muheruka kuvugana biri no mu bintu bitumye nyura hano ubona iyo minsi yose ishize muhamagara idacamo naratekereje ngo reka nzaze mubaze ndashobora kuba yararwariye hano umpamakuru none nawe ngo washize iminsi itatu umuhamagara bidakora ikibazo afite n'iki none yaba yarashimuswe n'abo bantu bagenda bigisha none tuvuga gushimuta bajya bashimuta naho iyo hari umuntu ufitanye ikibazo yenda ntibikunze kuba ariko biranashoboka ku kazi nagerageje guhamagara abantu bakorana hari umuntu umwe mu bo bakorana nahamagaye nabwo biranga ahubwo wenda niba yari telefone ufite kuko iyanjye yanzimanye wamukompoza ukumva nukuri mfasha rwose igihe mfite ikibazo gikomeye wengere ikopoze wumve iyanjye yo yazimye ikopoze wumve umuvugishe twumve wasaga yahuye n'ikibazo kuko ugira uko ubwawe ugasanga byarabaye impamvu byagenda gutya guhera uyu munsi nimugoroba nibigera ukikopo zidacamo ibyo ni ibintu ugomba kutumenyesha nk'urwego nkatwe nka polisi urabizi n'ibyo dukora mu kazi icyo kintu nkahita nkizamura tugatangira gukora iperereza ashobora no kuba yaranashimuswe kuko ntigeze kumva ko atigeze agera hano ngo yari yaragiye mu kazi atarampamagara ikibazo gikomeye ubu niba ari uko bimeze turaza kubijyamo nk'inzego nawe mbona se bimeze burya ni wowe ni ngewe nari ndahano ntabwo wari uri hano hafi pe biragaragara nari ndahano kure rwose kure cyane rwose kwihangana hari igihe umuntu aba atunze byinshi ariko nta mahoro ugasanga nabyo nta mumaro ariko bro yego njye naje muri uru rugo numvise na joro nkumva ni ijoro ariko naje usanga ari ikuzimu gatandatu nikundira amahoro utazanyirukanisha ariko nanjye sinorohewe nawe warabibonye sa nyine yabikiye bazi n'izina ajiki urabizi ko tuvukana turi babiri aba ndoye mbyibuka nawe wayiki bose uzi ko ari imfura yo mu rugo ihanagura umubwiza nanjye nkaba ngukurikiye iyo ndebye ibintu ushobora gukora birasobanura ariko hari ikintu umaze iminsi ntekereza iyo ubabaye ndababaye hari ikintu nshaka gukora ku buryo nawe uzahita uvuga ati birahindutse turashaka kunyirukanira umugore nzababone ubuzima twabaye murabona
ngeze gutya mbonye urugo rukomeye ariko birasa no kwibera ikuzimu wa mugani we ndakubitwa ndahondagurwa ubega nabuze ifata. iyo ubimbwiye rero mba numva nahita nyine mufata nyine nkamushyira ikuzimu nk'uko n'ubundi mbona ari ikuzimu. ugomba koroha. reka nkubwire nuko utabyemeye ngiye gukora ikintu muri uru rugo ku buryo juru azishyura ibintu byose yamukoreye. kizaba atari ikimpungabanya ariko wowe uzabibona gusa mubwiye ko ngiye gukora ikintu kandi uzabibona. cara tuvugane make cara tuvugane sibyo tugomba kujya inama dore nta n'uhari sibyo ikintu twakora naragerageje narasenze nagiye mu masengesho nsengera uriya mugore naramuvuje nagize biranga ubaho ngeze numvaga nenda kuyamanika ariko ubwo turi kumwe uzangira inama gihorere yego ibintu byo gusenga ubu biretse gake mbanze nkora iki kintu ngiye gukora utanyicira umugore ntabwo namwica ariko ngiye kumubabaza narabibonye ibintu gukora ngiye kumubabaza wowe ubwawe uzabibona. baba ndeba Mwiriwe mabuja. Mwiriwe madamu. Yego, nimuduhahire ku mineke se. Hasi turebe. Yego. Kamwe gasa nabi. Oya ni myiza iraryoshye nta kibazo. Ubusirahiye. Yego ni poyo. Terura turebe unereze. Iraryoshye mbese. Ese irahiye madamu. Iyi mineke irahiye nta kibazo. Mwana we turasa nabi. Oya ngurira mabuja. Fasha mwereke. Ngaho mwereka n'ibyo se ryo ndebe ko aribyo byiza. Madamu ujye mugerageza mutare neza inyuma. Oya irahiye urabyumva uri kuyirya. Umwana irahiye no kuri nta kibazo. Ndagenda nyuma kabiri mu rugo nta kundi. Kava kukugurira ndabona nawe ukeneye amafaranga. Yes, Imana iguhe umugisha. Nangahe se? Ni 800. 800? Ubwo se umwe nangahe? Umwe ni 100. Nenda mbarira turebe. Kandi ubare neza urananyongeza. Turaruze hasagutse umwe n'uwo nkongesha. Uyu wararwaye cyane wuhindure. Oya. Ukureho ubuhindure. Uyu nguyu se? Oya wuhindure. Bakira ngushyirireho n'uyu nguyu. Nta kibazo. Sawa urakoze. Yego. Ndashaka uko nshyira mu isakoshi. Mbanze nguha amafaranga. Yego. Sibakira. Imana ibahe umugisha. Bamfasha dushyiremo hano mu isakoshi. Batushyiramo neza ariko tubona uzi guhaka abakiriya ariko nawe bahereze keya rwose. Shyiramo neza kandi ntunyicire dokima zirimo. Yego. Ntacyo ndiyeranje. Urakoze. Sawa nawe ugenda neza. Yego. Usi umuntu ukomangara? Umva mugabo? Umva? Kose wowe, ibiki gukora mu nzu ko? Reba umuntu ukomangara ndumugabo. Mwiriwe. Mabuja ari hengwa duhahire ku mineke. Mwiriwe. Mwiriwe ku mineke. Kose mana injyane maze kundambira pe. Maduhahire. Madamu hageze. Bise ni ibiki avuze? Izi ni imbuto muduhahire imineke rwose. Zamura ndebe. Turu. Kubera ko mama mutarigeze harimo mubana n'abantu ibintu nk'ibi ngibi bidahiye ntibihiye dore
ugatinyuka no gukingura ubundi hano ugatinyuka ukazana ibintu nk'ibi ngibi bidahiye twe turi inzovu turi ingurube turi ibi muri abantu ni muduhahire ku mineke mba mubwira tuzi tubwira ibintu ibi ngibi bari ingurube hanze pfo epfo iyo ngiyo sibyo ntuzongere kunyinjira mu gipangu nzanira ibi ngibi uranyumva neza ntabwo ihangane no kuri mutugurire iraryoshye ujya mwampahiye nawe umva ntuzongere kugiye urugo rwaramvunnye mada sibyo ukuntu uba umeze urugo tukanzanira ibintu nk'ibi byabuze ntabushagira impuhwe abana banjye baburabo n'ejo barabwiriye ntabwo ariho wangiriye impuhwe ni ukuri mpahira ntabusha aho imineke y'abana mva mbere se nyine ubwo se ushaka kundataho ko ufite abana ntabusha wampahiye abana banjye baburaye ndashaka kukubaza washaka kundataho ko ufite abana madamu yego ukanzanira ibintu byaboze ibi bintu byaboze bimeze bite ibisavuga abantu barabirya reba ntabusha ni myiza ntabusha agira impuhwe ntabusha agira impuhwe ntabwo wumva gira impuhwe nabuze ndasohoka nukuri abana banjye sohoka madamu urebe ibintu nkoreye ntabusha urebe ibintu nkoreye imana izabi umenye yuko iyi si nyerera turagura madamu urangwa imyenda yawe urebe ibintu nkoreye abana banjye baburaye bakabwirirwa none ndakuzaniye ngo umpahire ahubwo urabimwe ibashyire babirye nyine uzabona genda umva muko kingura genda ibintu nk'ifingurira uyu mudamu abo ntabwo mba badatoka udatuma bageza imana izasohoka Samba, meze neza. Meze neza se. Kagusigaye kamenyereye. Akazi kawe ari kenshi hano ariko uko urebye uko nagufataga ntabwo bimeze usigaye ukora neza ndetse n'umukobwa mwiza mukobwa wanjye ni ukuri usigaye ukora neza kumva nanjye ibintu biranyuze usigaye mwishimira cyane ibintu nanjye nazabona akazi kamwe nuko umuntu agenda aba iminsi mu kazi niko agenda akavuga urabona iyo umuntu ataramenya umuntu mu by'ukuri arakwitiranya ariko si akazi gusa n'ahandi hose mbona ukora neza ukora neza cyane cyane nta kibazo niba ufite n'inyota rero reka maze nywa amazi sibyo twaranashyushye ndasiraje mukobwa wanjye kakamubona ukuntu rurabona kahugabura ariko urananiye mwana wanjye aho ujya gukunda ugakunda n'ababyara nta kindi washobora usibye kwivura ukabona ubahungu mbere y'uko urya kuko mujya gukundana sinari impari narakubujije mu muryango wacu tujya dukundana mu muryango wacu ntawe ujya ukunda ababyara byanga n'ubundi icyo ushoboye no kwivura ukabona ubahungu Queen arananiye kutari kurya imineke arananiye urabona icyo ashoboye no kwirwa yiruka mu bahungu nta kandi kazi kugeza ubwo ukunda umubyara Queen ufite ikihe kibazo anamwihera muheture Queen
umeze neza urumva umeze neza waba umeze neza nturye shangazi mwizere ndabizi arajya mwizere Queen ushobora kurya no muneke aho yangana ushobora kuko ari abasore nyine nyakubahwa kubyara nanjye mbe ndabona babyara bikiye iri niryo bita igeni ntabwo wakabaye ukunda rwose byarabaye Queen gerageza umukuremo ntabwo byagakwiye rwose ngakira ry'umuneke akira ifashe cyabanje afite ikihe kibazo ariko ubundi byatangiye ryari twataha noneho numva nta kibazo yahicara neza dore uri koroha ngaho banza uryoha umuneke ugere ubwo wiyambura ubuzima ugere ubwo ushaka muganga naza Queen muganga ameze neza nta kibazo umukuru ndabona ariko yafite na pete rwose yo kurya ni byiza Queen umeze ute nta kibazo gutaha ubu wajya mu rugo ariko umeze nawe tumaze koroherwa rwose twandikiye imiti nayihaye uyu mama wawe azajya agufasha ajya yiguha urabyibuka kuko nakubwiza agira umuha muga nta kibazo katugendaho mera neza nta kibazo nanjye mbona uko usubira mu kazi Queen we ndabona nta kibazo afite kandi mujye mumuganiriza biriya bintu yamaga asubiramo nyine mumenye Sanda. Amazi. Hariho n'inyota rero. Nta kibazo murabukora. Sanda. Ashyiramo amazi. Yego, nzanira amazi. Reka urabona amazi ni meza rwose. Ibintu ahantu hose usanga amazi ari ay'ingenzi. Nywa amazi. nawe ubundi ni ukuri waranyunguye bishoboka Sanda mva alimentation mva yarungutse cyane sifite ukuntu nagushimira sifite ukuntu nagushimira rwose nkomeze utese mukobwa wanjye ubaye iki kora neza koko antebera reka nawe nagushungoje nawe wumva gukora neza umva nta muntu n'umwe ngiye wanyitambika ngo ashobore uri kumva agakobwa wanjye reka ngo nawe ngo yaragafashe ngo masoni bifata ko utari ngo akazi waragafatishije munsuzuguza kuri byembere Siraho pariyeri. Alo? Sandara? Ibyo ni biki? Bigenze gutya.
Sandra byabonetse Sandra habaye iki? Habaye iki? mubaze neza Alo